Tekereza ahantu muri Bibiliya Imana yafungiye abamarayika b'abanyabyaha imyaka myinshi. Ahantu hadasanzwe, uruzi runini rwavuzwe mu mateka y'isi kuva mu ngobyi ya Edeni kugera mu byahishuwe. Kuki abo bamarayika bafungiye ku ruzi Efurati? Bakoze iki gikomeye cyane kugira ngo bafungirwe mu ruzi Efurati? Ese bazarekurwa ryari? Kandi se ibyo bifitanye isano ki n'iminsi y'imperuka turimo kubamo uyu munsi? Uyu munsi tugiye kwinjira mu mabanga akomeye ya Bibiliya abantu benshi batinya kuvugaho. Murakaza neza rero kuri YouTube channel yanyu ya Humble Goodness TV. Niba ukunda inyigisho za Bibiliya, amabanga y'iminsi y'imperuka n'ibiganiro bigufasha gusobanukirwa ijambo ry'Imana, kanda subscribe, like, ukore na share kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi cyane. Imana rero iguhe umugisha kuba ubikoze. Tugiye guhera rero ku gice cya mbere twibaza turuzi Efurate ni iki? Uruzi Efurate ni rumwe mu nzuzi nini kandi za kera cyane ku isi. Rukaba ruherereye mu karere ka Mesopotamiya hagati y'ibihugu bya none ari byo Turukiya, Siriya ndetse na Iraq. Ni uruzi rwavuze kuva mu ntangiriro za Bibiliya. Muri Edeni, Efurate rwari imwe mu nzuzi enye zavaga muri paradizo, nk'uko tubisoma mu Itangiriro ibice 2 umurongo waho wa 14. Urwa kane ni Efurate. Ibi byerekana ko Efurate atari uruzi rusanzwe, rufite amateka akomeye cyane mu mugambi w'Imana. Naho igice cya kabiri, abamarayika bane babohewe mu ruzi Efurate. Nk'uko mu byahishuwe havuga ibi bintu biteye ubwoba, habivuga ibintu biteye ubwoba cyane. Nk'uko tubisoma mu byahishuwe ibice byaho ni 9 umurongo wa 14 kugera ku murongo wa 15. Vuga ati, bohoza abamarayika bane babohewe ku ruzi runini Efurate. Abantu benshi bakunda kwibaza ibi bintu. Ese kuki aba bamarayika babohewe mu ruzi Efurate? Ikindi, kuki bafungiwe kuri Efurate? Ese ni abamarayika beza cyangwa ni babi? Ni ibintu nawe wakibaza. Mu by'ukuri uko byasa kose nuko bagaragara ntabwo ari abantu beza. N'impamvu baboheye hariya buriya bigaragare ko atari ikintu cyiza kibategereje, bitewe n'uko bigaragara ko ari babandi bisunze Satani ubwo mu ijuru habaga imyigaragambyo. Satani ashaka ko ari we nyine ujya hejuru y'Imana, Imana ikamwereka ko ari Imana isumba byose, ikamumanura n'abandi bamushyigikiye. Ariko muri abo bamarayika bane urumva ko Imana yahisemo kubabohera mu ruzi Efurate. Ikintu rero cyo kwibaza ni iki? Ese abo bamarayika bakoze iki? Ni ikihe kintu bakoze? Ariko Bibiliya ntiyasobanuye neza cyangwa ntisobanura neza icyaha cyabo. Ariko abigisha benshi ba Bibiliya bavuga ko bashobora kuba ari bamwe mu bamarayika bigometse ku Mana kuva kera cyane. Hari aho Bibiliya ivuga ko hari abamarayika bamwe Imana yaboshye kubera ubugome bwabo, nk'uko tubisoma muri Petero wa 2 ibice 2 umurongo wa 4. Haravuga ngo Imana ntiyababariye abamarayika bakoze ibyaha, ahubwo yabajugunye ikuzimu. Nk'uko tubisoma muri Yuda igice cya mbere umurongo wa 6,
avuga ati abamarayika batarinze ubutware bwabo yababoheye mu mwijima. Ibi bituma benshi batekereza ko abo bamarayika bane bo kuri Efurate bafite umurimo mubi cyane bazakora mu minsi y'imperuka. Naho igice cya gatanu turakibaza kuki bafungiwe ku ruzi Efurate. Nta handi Imana ari kubafungira itabafungiye ku ruzi Efurate? Byose tugiye kubirebera hamwe muri iki kiganiro. Nk'uko Efurate yari umupaka cyane uhuza ibihugu byahozemo intambara. Abizi rero hari impamvu zikomeye cyane nuko Efurate, impamvu ya mbere nuko Efurate yari umupaka w'intambara n'ubwami bw'abapagani. Mu mateka ya Bibiliya, Efurate yari hafi y'ubwami bw'ibikomangoma byarwanyaga ubwoko bw'Imana nka Babuloni na Ashuri. Aho hantu hahoraga intambara, ubupfumu no gusenga ibigirwamana. Ni nk'aho Efurate yabaye ikimenyetso cy'ahava ibibi byinshi. Naho impamvu ya kabiri, Efurate ifitanye isano n'iminsi y'imperuka. Nk'uko mu byahishuwe Efurate yongeye kuvugwa igihe cy'imperuka, tubisoma biboneka mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 16 umurongo wa 12. Haravuga ngo marayika wa gatandatu asuka igikombe cye ku ruzi runini Efurate, amazi yarwo arakama. Ibi rero byerekana ko Efurate ifite uruhare rukomeye mu bintu bizaba mbere y'iherezo ry'iyi si. Naho rero igice kindi hari aho dushobora kwibaza se iyo baza kurekurwa bari gukora iki? Bibiliya ivuga ko abo bamarayika cyangwa se Bibiliya ikatubwira ati abo bamarayika, hari ikintu dushobora kwibaza nanone, se iyo nibamara kurekurwa ni iki bazakora mu by'ukuri? Ni iki bazakora? Ibintu nawe wabyibaza ukurikiye ikiganiro, nyuma y'uko tubonye ko abamarayika baboheye mu ruzi Efurate, ikintu bazakora nyuma. Ariko Bibiliya ivuga ko abo bamarayika bazarekurwa igihe cyagenwe, kandi igihe bazarekurirwa ngo hazabaho intambara zikomeye cyane, urupfu ku bantu benshi. Urupfu ruzaba rwinshi cyane ku bantu benshi. Hazabona akaga ku batuye isi. Murabizi ko abasomye Bibiliya ko hazabaho ibintu bikomeye cyane biteye ubwoba, aho abantu rwose bazahura n'akaga gakomeye cyane. Ariko abari muri Kristo, nk'uko Bibiliya ivuga ko nta teka bazacirwaho, ibyo ngibyo byose nta kibazo bizabatera, kuko bazaba bari mu bwisho bw'isumba byose. Ahubwo navuga ko abafite akaga ari abantu bazaba batari muri Kristo Yesu. Imana rero idufashe cyane uriya munsi kuzaba twese turi mu maboko y'isumba byose, turi muri Yesu Kristo. Nk'uko rero tubisoma mu byahishuwe ibice 9 umurongo wa 15, kugira ngo haravuga ngo, hari aho havuga ngo kugira ngo bice 1/3 cy'abantu. Tekereza nawe ibyo, kwica 1/3 cy'abantu. Urumva ni umubare munini cyane, 1/3 cy'abantu batuye isi, abantu benshi cyane, 1/3 cy'abantu rero batuye isi. Niyo mpamvu iki ari kimwe mu bice biteye ubwoba muri Bibiliya. Urumva rero gufata 1/3 cy'abantu kigapfa ni ibintu bikomeye cyane, ariko hamwe n'imbaraga z'Imana no kwizera
umwami Yesu azabidutambutsamo, ahubwo hagowe abatazaba bari muri Kristo Yesu. Rero ni icyo gihe nkwingingira kugira ngo nawe kugira ngo turebe uburyo ki twaguma mu maboko y'Isumba byose, kugira ngo Yesu azabashe kutunyuza muri ibi bintu byose. Rero isomo dushobora gukuramo cyane cyane nkatwe turi muri iki gihe, nubwo ibi biteye ubwoba, ariko hari ubutumwa bukomeye Imana ishaka kuduha. Ubutumwa bwa mbere ni ukumenya ko Imana igenzura ibintu byose. Nta mbaraga z'umwijima zishobora kugira gute, zishobora gukora Imana itabizi. Hari igihe cyagenwe kuri buri kintu cyose. Rero kwihana no kwegera Imana nicyo kintu cy'ingenzi cyane. Ubwo nibwo butumwa Imana iguha, kandi Imana ntiyifuza ko abantu barimbuka, ahubwo ishaka ko twe twitegura kandi tukayigarukira. Urumva rero ko Imana ari cyo kintu dusaba cya mbere cyo kwihana, tukava mu byaha tukayegera, ubundi ikatugirira neza. Rero tugana ku musozo w'iki kiganiro, mwese mwagikurikiye, hari ibintu nawe ushobora kwibaza mu mutima wawe se, cyangwa uwo mwegeranye ukibaza se wowe utekereza iki kuri aba bamarayika bane? Ese Efurate ni ikimenyetso cy'iminsi y'imperuka koko? Andika rero igitekerezo cyawe muri komenti. Niba wakunze iki kiganiro, kanda like, share ndetse unakore subscribe kuri Humble Goodness TV, kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro bikomeye bya Bibiliya biri imbere tuzajya tubagezaho. Kandi wibuke ko hari amabanga menshi muri Bibiliya, ariko abayashakashaka n'umutima uciye bugufi Imana irabahishurira. Rero ndabifuriza kugira umunsi mwiza n'igicamunsi cyiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye. Abafite akazi namwe mudafite akazi, ndabihanganisha rwose. Ndabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda, nta gucika intege. Icya mbere ni ukwizera Imana no kuyisenga, kuko Imana nigena byose. Rero njye mwabanye mu kiganiro yari Hagenimana Adolphe. Iyi mwakurikiranaga ari Humble Goodness TV, mbifuriza amahoro y'Imana n'imigisha biva kuri yo. Bye.